Musheshambungu abinyujije mu nyandiko ngo yandikiye se Musinga amubwira yuko rwose yarangije kumaramaza ko agomba kujya muri Kiliziya Gatolika akaba umukristu akanabatizwa. Ku itariki rero 5 y'ukwezi kwa mbere mu 1930 nibwo Musinga yandikiye umukobwa we amumenyesha icyo atekereza ku butumwa aherutse kumwoherereza amubwira yuko agiye kuba umukristu. Dore uko ibaruwa Musinga yandikiye umukobwa we amutsembera ko atagomba kujya muri Kiliziya Gatolika yari iteye. Ibaruwa yaravugaga iti: wantumyeho umenyesha yuko umugabo wawe ashaka yuko uba umukristu kandi ko nawe ubishaka kubera yuko uri umugore we yakurongoye. Bari barambwiye yuko umugabo wawe Rwagataraka atwanga, none ndabibonye koko uwo mugabo Rwagataraka aratwanga rwose. Impamvu itumye mbikubwira nuko agiye kugukoresha umuziro ntashobora kugushyigikiramo. Navumye wari we wese mu bana banjye uzahinduka umukristu. Nihagira n'umwe mu bana banjye uba umukristu azapfa adatunze kandi azaba ikiremba. Niba ari umukobwa, Imana izamfashe azapfa atabyaye kandi ntazanywa amata ku muhutu, ntazanywa amata no ku mututsi, kandi azavumwe n'umuntu wese mu Rwanda uzi kuvuma. Ntugire ngo ndagukinisha nk'umugabo wawe. Niba ushaka kuba umukristo sinzongera kugukunda niri na rimwe, ndakurahiye. Mbe nica data Rwabugiri niba ibyo nkubwiye atari byo. Nzakwifuriza ikibi cyose kibaho kubera kukwanga. Umva nkubwire, nzakwanga nk'uburozi bwishe umuvandimwe wanjye Munana, nkwange nka Mugiga yisha abana banjye Munonozi na Rudacyaho. Tega amatwi wumve, hitamo kunkunda, gukunda ubuzima bwawe cyangwa se ukunda umugabo wawe Rwagataraka. Ndakurahiye nkomeje rwose, nuramuka ubaye umukristu ntuzongere kurebana nanjye mu maso. Mbwira icyo utekereza mu mutima wawe rega Musheshambungu, mbwiza ukuri kuko uyu niwo munsi wa nyuma ugomba kunyereka yuko uri umwana wanjye cyangwa utari we. Wibuke yuko nuramuka ubaye umukristu bizanteranye n'abapadiri, ariko ibyo ngibyo nta nicyo bintwaye. Yari so Yuhi Musinga. Iyi baruwa imaze kugera ku mukobwa we Musheshambungu yayitekerejeho bikomeye, bituma ahita ari ku mugambi wo kubatizwa muri Kiliziya Gatolika kubera gutinya se. Binamuteranye n'umugabo we Rwagataraka aramusenda burundu, bapfuye ibingibi gusa. Uyu mukobwa wa Musinga witwa Musheshambungu amaze gusendwa yaje kurongorwa n'undi mutware wa Nyantango witwaga Mutera hejuru. Ibi byose abazungu barabimenyaga ndetse bakabimenya vuba vuba bikimara kuba, kugera ubwo bafashe Musinga nk'umutegetsi udashyigikiye Kiliziya Gatolika ku butegetsi bw'u Rwanda. Mu 1939 ubwo hadukaga intambara ya kabiri y'isi yose, Musinga n'abambari be bagaruye icyizere yuko Abadage bashobora gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose maze bakagaruka mu Rwanda bakamusubiza ku butegetsi. Ababiligi bamaze kumenya icyo cyifuzo Musinga yari afite, bamufunze inshuro ebyiri zose bamufungira i Kamembe. Babonye akomeje kugira icyo cyizere n'abaturage bakijya kumusurayo bakanamutura. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1940 basinye itegeko ryo kumwohereza muri Kongo mu gace kitwa Moba hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Ubwo yarageze muri Kongo, Musinga yongeye gufungwa n'abaturage bo muri Kongo. Bari bamuzi, bakekaga yuko ashaka kongera kwiyimika akaba umwami w'ubwo butaka bwa Moba aho yaragiye. Byamubereye ibibazo bikomeye cyane. Yakomeje kubaho mu bibazo maze ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere mu 1944 ashiramo umwuka aratanga. Amateka avuga yuko umugogo wa Musinga watwaye n'Ababiligi, ariko nta gihamya n'iki kimwe gisobanura ibingibi. Kukubwira ibingibi byose rero, nashakaga kukubwira yuko amakimbirane ya Musinga n'abazungu b'Ababiligi atigeze agabanuka n'umunsi wa rimwe, ahubwo yagumaga kwiyongera umunsi ku munsi, akanabyara ingaruka zitagira uko zingana ku butegetsi bwe. Mu bitabo bya benshi mu banyamateka, Musinga yanditswe nk'umwami wari ukomeye ku ndangagaciro z'Abanyarwanda zitavangiye, mu gihe abazungu bo bashakaga kuvangamo iyobokamana, amashuri ya kizungu n'imico ya gisirimu yari igezweho icyo gihe, yivangamo cyane iyobokamana rya Kiliziya Gatolika, byose bishingiye ku miterere y'Abanyaburayi. Ibi rero Musinga akabyanga urunuka, kubera ko yavugaga yuko mbere yuko abazungu baza mu Rwanda n'ubundi ngo Abanyarwanda bajyaga mu itorero bakiga, cyane cyane abakiri batoya. Reka rero noneho dusubire ku ibaruwa Musinga yandikiye umukobwa we. Amakuru avuga yuko mu 1928 aribwo abazungu bashyize igitutu kuri Musinga, noneho bamwumvisha yuko agomba kubatizwa byanze bikunze akayoboka Kiliziya Gatolika. Ariko ngo Musinga arabatsembera, ngo baramuhendahenze kubera yuko bumvaga namara kubatizwa bizatuma abaturage benshi mu Rwanda bahita bayoboka Kiliziya. Ariko aho kubatizwa, Musinga ngo abibonye nk'igitutsi gikomeye abazungu baba batutse u Rwanda, arabatsembera ababwira yuko bitashoboka. Uretse nawe no kwemera yuko ubwe yabatizwa nk'umwami, yananze yuko abana be bose bajya mu iyobokamana rya Kiliziya Gatolika. Arabatsembera
avuga yuko nta mwana ugomba kuzaba umukristo. Musinga yabanje no kwanga yuko abana b'ahubwo bajya mu mashuri y'abakoloni kuko ngo yumvaga bagiye kwiga imico y'abanyaburayi bityo bakazajya bamusuzugura ngo ari imico mu by'ukuri itari ya Kinyarwanda. Hari abana ba Musinga bageze aho ngaho bamuca ruhinga nyuma bajya kwiga mu mashuri y'abihaye Imana, ariko ubundi Musinga ngo ntabwo yabishakaga. Mu bana ba Musinga hari harimo umukobwa umwe witwaga Musheshambungu. Uyu nguyu yaratuye Cyangugu, yari yararongowe. Uyu Musheshambungu rero ngo yatumye kuri se amubwira yuko ashaka kujya muri Kiliziya Gatolika ndetse akanabatizwa agahinduka umukristo. Gusa ngo ku rundi ruhande bivugwa yuko abazungu bashobora kuba baraciye inyuma bakumvisha uyu mukobwa Musheshambungu ko yabatizwa wenda kugira ngo se azave kwizima, maze igihe nikigera abonye abana bamushizeho bose bagiye muri Kiliziya nawe ahindukire abatizwe. Uyu mukobwa Musheshambungu ngo yahise anatangira ibijyanye no kwiga gatigisimu no kubatizwa, kuko ngo umugabo we Rwagataraka ubwo yari umukwe wa Musinga nyine, nawe yari yaramaze kwiyegurira Kiliziya Gatolika. Ikindi ni uko Rwagataraka atumvikanaga cyane na Musinga nubwo yari umukwe we. Uyu mukwe wa Musinga Rwagataraka wari wararongoye umukobwa we, yayoboraga ubusozo n'ubukunzi muri Rusizi y'ubu ngubu. Ku myaka 14 y'amavuko akiri ingimbi, ndetse byumvikana yuko yari muto cyane n'ubunararibonye bwa ntabwo mu miyoborere, mu 1887 Musinga yimye ingoma aba umwami w'u Rwanda. Byari ibihe bikomeye cyane kuko aribwo abazungu b'Abadage bari batangiye kwinjira mu Rwanda kukoloniza. Byasabaga kwibombarika bikomeye cyane kuko abazungu baza mu Rwanda basaga n'abarusha imbaraga ubutegetsi bwari busanzwe buri mu Rwanda. Musinga yarategetse ariko mu buryo butari bworoshye cyane. Byanakurikiraga ibyago byari bibaye mu Rwanda byo kuba hari harangiye intambara yiswe iyo ku Rucunshu. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose, ni ukuvuga mu 1918, abazungu b'Abadage bavuye mu Rwanda. Ku itegeko mpuzamahanga ryasabaga yuko aho bari bari hose bagomba kugenda kubera gutsindwa intambara ya mbere y'isi yose. Ubwo ako kanya Abadage bakigenda basimbuwe n'Ababiligi. Ababiligi batangiye gushinga imizi mu butegetsi bw'u Rwanda ahagana mu 1920. Guhera rero mu mwaka w'1926 Ababiligi batangiye kwerekana yuko Musinga ari umutegetsi udashoboye, ko adashoboye no gutegeka na gatoya nk'uko babigaragazaga muri raporo zabo umunsi ku munsi boherezaga i Burayi. Imwe muri iyo raporo ni yakozwe na Rezida w'u Rwanda n'ubundi muri mwaka w'1926. Bayikoze berura yuko Musinga adashoboye gutegeka. Ni raporo yari irimo yuko banirukanye umukuru w'Abiru, itsinda ubundi ryari ritinyitse, ryari nk'ubujyanama bukuru bw'umwami, rikaba ari naryo ryagenaga uzaba umwami mu gihe undi amaze gutanga. Urebye ukuntu ubwiru bwari bumeze mu Rwanda mbere, bwari ntakorwaho. N'umwami ntabwo apfaga gukora icyo yishakiye cyose ku mwiru wari we wese no kuri itsinda muri rusange ry'Abiru. Muri iyo raporo Rezida wa Rwanda Burundi yaragize ati: nubwo twirukanye Gashamura, uyu nguyu niwe wari umuyobozi w'Abiru mu gihugu, Abiru aribo bajyanama b'umwami bongeye kubura umutwe, bongera gusa naho bakoze akazi kabo bayobowe na Bandora. Naho umwami we ni igikangisho gusa, ni igikinisho Abiru bifitiye mu biganza byabo. Musinga ni umwami utagifite imbaraga kandi ushaje imburagihe, afite indwara yo kutagira umuntu n'umwe yizera, ahubwo akemera cyane amabwire y'abapfumu n'abakonikoni. Muri iyo baruwa Rezida w'u Rwanda Burundi yakomeje avuga yuko Musinga atihanganira na gatoya abantu bose bakorana n'Ababiligi, abakangisha iby'abapfumu bamubeshyaga yuko abazungu bagiye gusubira iwabo, agasubirana ubutegetsi bwose mu biganza bye, maze abanze kumwumvira akabahana yihanukiriye. Raporo yarangizaga ivuga yuko abatware bose b'u Rwanda bacitse intege kubera iyo myitwarire idahwitse ya Musinga. Ikindi bashinjaga Musinga ngo nuguhora yasinze, akanywa inzoga nyinshi zitagira umubare no kurongora abagore benshi, ku buryo byose ngo byashoboraga kumutesha umutwe, akaba nk'umuntu w'igishushungwe mu mutwe, ntatekereze neza ibyateza imbere igihugu. Gashamura yirukanywe n'abazungu b'abakoloni ndetse n'abihaye Imana bamushinja yuko ari umupfumu w'umwami, maze mu 1925 bamuca mu gihugu burundu, bamwohereza mu Gitega mu Burundi. Umuhungu we Rwampungu wagombaga kumusimbura ku butegetsi bw'iri tsinda ry'Abiru, abazungu bamujyanye mu ishuri ry'abana b'abatware i Nyanza, maze mu 1928 aranabatizwa muri Kiliziya Gatolika. Bityo urwego rw'Abiru rwari rukomeye cyane mu buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, rusa naho rutakaje inkingi ikomeye cyane, rwasaga n'ururimo rusenyuka. Gusenya burundu ubwiru kwari ukurangiza burundu umugambi wari waratangijwe
n'ubundi wo gusenya umwami, kuko nyuma yo kubura abiru ntaho yari gusigara ahagaze. Mu gitabo cyitwa Ubumwe bw'Abanyarwanda mu mateka yabo handitswemo ko muri uwo mwaka w'1928 Perezida w'u Rwanda ngo yabujije Musinga kongera gukora umuhango w'umuganura, wari umwe mu mihango ikomeye cyane yarangaga ubutegetsi bw'u Rwanda. Amateka agaragaza yuko ibyo byemezo byose byafatwaga n'abazungu bigashyirwa mu bikorwa umwami atigeze abishyigikira na gatoya. Akaba ari nayo mpamvu Musinga yagomezaga kubona ko nta butegetsi na bukeya asigaranye. Ku ruhande rw'abihaye Imana nanone ntabwo byari byoroheye Musinga, kubera yuko muri icyo gihe nabwo igisonga cya Musenyeri cyashinjaga Musinga kugira ubusinzi bukabije cyane no kubuza abana kujya mu mashuri, ariko banamushinjaga kurongora abagore benshi imihanda yose, ku buryo nabyo ngo byamuteshaga ikuzo bikanatuma adashyira umutima hamwe ku bijyanye no kuyobora igihugu. Ariko mu by'ukuri impamvu Kiliziya Gatolika yasaga naho imuhagurukiye nuko mu by'ukuri yari yararahiye avuga yuko adashobora kubatizwa ngo ahinduke umukristo. Guhinduka umukristo, kubatizwa, izi ni impamvu ebyiri zikomeye ziyongereye ku zari zisanzwe zatumye Musinga acana umubano burundu n'abihaye Imana n'abakoroni b'Ababiligi. Muri iyi raporo Perezida w'u Rwanda yarangije avuga yuko ingaruka z'ibyo byose ari uko benshi barimo bacika kuri uwo mwami usa naho ari impumyi kandi udashoboye. Abakoroni b'Ababiligi bageze aho ngaho barerura, bita Musinga umwami udashoboye kandi udashobotse, bavuga yuko asubiza inyuma iterambere ry'u Rwanda kandi yuko adashyigikiye iyobokamana rya Kiliziya Gatolika, ndetse muri rusange ngo nta nubwo yishimira abazungu. Cyakora kuri iki kiyobokamana bavugaga byo nta nubwo bamubeshyeraga, nk'uko tuza kubibona mu ibaruwa igeze kwandikira umukobwa we amwihanangiriza kutazigera aba na rimwe umugatolika. Ubwumvikane buke hagati ya Musinga n'abazungu hamwe n'abihaye Imana bwarakomeje, byatumye ubuyobozi bw'abakoroni butangira inzira yo kumukura ku ngoma no gushaka ugomba kumusimbura, bitandukanye cyane n'uko ubwiru bwabiteganyaga, dore yuko n'ubundi nta butegetsi yari asigaranye, kubera ko nko mu 1923 abazungu bari baramumenyesheje yuko nta mutware n'umwe azongera kunyaga atabanje kubaza Perezida w'u Rwanda. Mu bintu bikomeye cyane byatumaga rubanda rutinya kandi rukubaha umwami, kwari uko yari afite ubushobozi bwo kwica uwakoze icyaha, akanyaga uwahemutse, no guhana undi muntu wari we wese wakoze icyaha, bakamwubahira yuko ashobora gushyiraho kandi agakuraho umutware mu gihe abishatse ku mpamvu adashobora gusobanurira abantu bose. Byaratumaga kandi n'abatware nabo bagira ubushobozi bwo kunyaga abandi bantu babaga bategeka. Ibyo ngibyo byose Perezida w'u Rwanda yabikuyeho, ariko abanza kwihanangiriza Musinga yuko nta n'umuturage n'umwe ugomba kunyagwa Perezida atabimenyeshejwe. Guhera mu mwaka rero w'1930 abihaye Imana ndetse n'abategetsi b'Ababiligi batangiye gukora inama zigamije gukura Musinga ku bwami, ndetse ahubwo byagiye kugera mu mpera z'1930 umwami basa naho barangije kumukuraho. Icyari gisigaye gusa kwari ukubitangariza rubanda no gutangaza umusimbuye. Ibaruwa yanditswe na guverineri wungirije witwaga Voisin yandikiye Musenyeri Classe ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere mu 1931, nk'uko bigaragara mu gitabo cya De la Sigère. Uwo muyobozi yaragize ati: nagerageje kenshi kumvisha umwami inshingano ze, nyuma nza gusanga atagyemera ikintu cyose adafitemo inyungu, bityo akaba adashobora gutuma abaturage be batera imbere, ahubwo basubiza inyuma cyane ku bushake bwe. Kubera izo mpamvu rero nabona nta kintu agishoboye, akaba agomba gusimburwa byanze bikunze. Ndumva biramutse bikozwe vuba byaba byiza kurushaho. Nubwo byari bimeze gutya ariko n'ubundi ntabwo gukura Musinga ku ngoma byari ibintu byoroshye. Rubanda rwizeraga cyane kandi rugakunda umwami ku buryo bugaragara. Nubwo ibi ngibi byose byabaga, igice kinini cyane cy'abaturage ntabwo kigeze kivana imitima yabo ku mwami. Ntabwo byari gushoboka yuko Musinga bahita bamukura ku ngoma batarabona ugomba kumusimbura. N'abaturage ntabwo bumvaga uburyo u Rwanda rwamera rutarimo umwami. Byari byaragaragaye yuko abanyarwanda bari barakunze umwami. Ikindi kandi byari ihame yuko umwami agomba kuvaho ariko agasimburwa n'umwana we. Babonaga batabikoze gutyo byatera imvururu zikomeye cyane mu gihugu, ndetse bikaba bibi cyane. Amahanga cyane cyane Ubudage bwari bwaramaze kwemererwa kuba umunyamuryango mu nama y'ibihugu bikomeye cyane ku isi, bwari bwarabyuririyeho busaba yuko Ububiligi bwamburwa u Rwanda. Niyo mpamvu byabaye ngombwa yuko Ababiligi babura amahitamo. Bavuga yuko byanze bikunze nubwo Musinga yavaho, ariko bagomba guhitamo umwami hagati y'abana be babiri, bagatoranyamo umwe. Uwahabwaga amahirwe menshi kuruta abandi yari Rwigemera. Uyu nguyu yari yarize mu ishuri ryari ryarashyiriweho abana b'abatware i Nyanza, akorera n'ubutegetsi bw'Ababiligi i Kigali,
kandi ntabwo yumvikanaga neza na se. Byumvikanaga yuko abazungu ari bagomba gushyiraho kubera yuko atari kugira imyitwarire nk'iya se. No mu ishuri ngo Rwigemera yari umuhanga cyane kandi yarashyigikiwe na bamwe mu batware bari mu Rwanda icyo gihe n'ubundi batumvikanaga na se. Ni abatware bari barimo Rwagataraka, umukwe wa Musinga tuza kugarukaho, na Kanyondo Nyirarume utarumvikanaga na Rudahigwa kuko uwo Kayondo yari yarigeze kumunyaga mu 1929. Undi mwana wa Musinga nanone batekereje ni Rudahigwa. Yarakunzwe n'abihaye Imana cyane kurusha na Rwigemera kuko yitondaga cyane kandi atagira amashagaga, ubundi nanone akagaragara kenshi mu bikorwa byo gusenga. Bityo rero Ababiligi bifuzaga umukozi ushoboye nk'uko Rudahigwa yari ameze, witonda, kandi noneho bigakubitiraho yuko n'abihaye Imana bamwiyumvagamo. Bakifuza umukozi witonda nyine, ariko noneho kuba ari umukristu bikaba ari turufu ikomeye cyane